Muraho neza nk'ibisanzwe ni kuri ya channel yacu Miss Theonie, aho tuganirira ibiganiro byubaka ubuzima, aho twungurana ibitekerezo ku nama zifasha ubuzima bwacu, uburyo twarengera ubuzima bwacu cyangwa se ibintu by'ingenzi byafasha ubuzima bwacu, tukaguma duhagaze twemye, tukaguma dukomeye, tukaguma dushikamye, dufite ubuzima buzira umuze. Ni karibu rero mu kiganiro, twongere twiganirire, twongere twungurane ibitekerezo, twongere tugirane inama, dukomeze ubuzima buzira umuze. Uyu munsi ngiye kubaganirira ku kintu abantu benshi bafiteho amatsiko, abantu benshi bibaza. Nawe ushobora kuba uri muri abo bantu bibaza ngo ese ni gute umuntu abyara abana, yageramo hagati abana yabyaye akabyaramo nyamweru. Nyamweru ni ijambo abantu benshi bumva ko rivugitse nabi cyangwa se risebetse, ariko nta kindi kinyarwanda cyiza turabona cyo kubivugamo ku buryo byibuze umuntu yakumva kwenda binyuze mu mvugo nziza. Gusa kenshi dukunze kuvuga ko ari ubumuga bw'uruhu, ariko ntabwo ari ubumuga. Kugira ngo umuntu avuke rero ari nyamweru, tugiye kureba aho bituruka, tugiye kureba impamvu ibitera, tugiye kureba se niki kiba cyabaye kugira ngo umuntu avuke ari nyamweru. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu kandi ukaba ukunda ibiganiro, kora share ku nshuti zawe, ukore like, uduhe comment, muri comment utubwire uko ubibonye, utubwire uburyo nawe wabitekereza, gushaka ko hari ukundi kuntu wabyumvaga, uze kutubwira muri comment. Karibu rero dukomeze tuganira. Nyamweru aricyo twita albinisme, ni igihe ibara ry'uruhu rw'umubiri w'umuntu, iry'umusatsi n'iry'amaso rituruka ku ntangabara ariyo twita pigma yitwa ingenabukara. Iyo ngenabukara rero mu rurimi rw'amahanga tubyita melanine. Ikaba ariyo igena ibara ry'umukara cyangwa se kuba umuntu yaba ari igikara. Igihe kiri nubona umuntu w'inzobe utari, twe mu rurimi rwacu tuvuga ngo ni inzobe, utari igikara, uwo muntu aba afite melanine nkeya mu mubiri. Ubwinshi bw'ikwirakwizwa ry'ingenabukara ariyo twita melanine nibwo butuma habaho amoko y'amabara menshi. Tuzi yuko habaho abirabura, hakabaho abera, hakabaho n'abantu bagira ibara ryo twita ko ari ibara ry'umuhondo. Mu bisanzwe muri Afurika niho henshi usanga higanje abirabura. Muri Afurika usanga higanjemo abirabura benshi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu cyangwa se ni hehe bituruka kuki kugira ngo umuntu avuke ari nyamweru. Abera n'ab'umuhondo ni abantu akenshi bafite ingenabukara nkeya cyangwa se bafite melanine nkeya mu ruhu rwabo. Abirabura akenshi usanga bo bafite ingenabukara nyinshi cyane mu ruhu rwabo, cyangwa se icyo twita melanine baba bafite nyinshi mu ruhu rwabo. Nyamweru rero cyangwa icyo twita nyamweru ari we albinisme, avuka nta ngenabukara, icyo twita melanine n'imwe afite mu ruhu rwe. Buriya umuntu uvuka ari nyamweru nta ngenabukara aba afite mu ruhu rwe. Niyo mpamvu afite uruhu rwera cyane, rutwikiriwe n'ubwoya n'umusatsi byera, naho amaso ye atukura. Kubura ingenabukara rero ni akarande, ni ibintu biri icyo twita heredite. Bigenda byigaragaza ku bana bamwe na bamwe mu muryango. Ntabwo abana bose mu muryango bavuka badafite iyo ngenabukara cyangwa se badafite melanine mu ruhu rwabo, ahubwo bigenda biza ku bana bamwe na bamwe, ntabwo biba ku bana bose. Niyo mpamvu muri uwo muryango umuntu asanga harimo abana ba nyamweru cyangwa se badafite iyo ngenabukara, badafite melanine mu ruhu rwabo, abandi ari abirabura nyine bo bazifite nyinshi cyane. Uko kubura ingenabukara bijyana n'ubusembwa bwinshi, nko kutagira imbaraga zihagije, kutagira rimwe na rimwe usanga hari utuntu tumwe na tumwe nyine
tw'intege nkeya badafite, gutinya kugera ku zuba cyane kuko izuba riba riri bwangiza uruhu, rimwe na rimwe ugasanga batareba neza kubera gutinya rya zuba. Ibyo byose ni ingaruka nyine zituruka ku kuba umuntu afite melanine nkeya mu ruhu rwe. Nyamweru kandi twamaze kubona ko azirana n'izuba. Wa muntu tuvuga ko afite melanine nkeya mu ruhu rwe, twabonye ko azirana n'izuba, kuko izuba igihe kinini ryangiza uruhu rwe, rikaba ryanamutera rwose na kanseri, ukabona ko ari ikibazo gikomeye. Hari abantu benshi rero bajya bibaza ngo ese kuba umuntu ari nyamweru cyangwa se kubura iyo ngenabukara mu mubiri w'umuntu ni ubumuga? Tugiye kurebera hamwe tumenye impamvu kuko ni ubumuga. Icyo nababwira, mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko kuba umuntu adafite iyo ngenabukara cyangwa se izo melanine mu ruhu rwe ntabwo ari ubumuga, ariko abantu bafite albinisme bashobora guhura n'ibibazo bimwe byihariye nko kugira uruhu rworoheje rukeneye kwitabwaho. Igihe cyose niba ubyaye wa mwana umeze gutyo, biba bisaba ko wita ku ruhu rwe cyane kuko ruba rushobora kwangizwa n'izuba. Ikindi kintu nababwira, abantu benshi bakunze kwibaza kuki babita nyamweru, ni ukubera iki? Ubundi iryo zina nyamweru ntabwo ari izina ryiza, nta nubwo ari inyito nziza, ariko mu kinyarwanda izina nyamweru ryagiye rikoreshwa mu buryo bwo kwita ku bantu bafite albinisme, ariko ntabwo rikwiriye kuko hari abavuga ko rifite igisobanuro kibi. Nibyo koko rifite igisobanuro kibi, wenda se riteye n'isoni, ariko nta bundi buryo umuntu yabivugamo byibuze ngo umuntu abashe kumva icyo umuntu ari gusobanura. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe bavuga ko ari ubumuga bw'uruhu. Abafite albinisme ni abantu nk'abandi, ni abantu bakora imirimo nk'uko abandi babikora, ni abantu bashobora kwiga nk'uko n'abazifite biga, ni abantu badafite ikindi kibazo na kimwe mu mibereho yabo usibye kuba bafite izo melanine nkeya mu ruhu, bigatuma baba baravutse bafite uruhu rwera.